kare nari kubivuga nuko nitoke ducanze indirimbo yanjye na Diamond kandi ndabumva abantu bari kubivuga gutyo nyine umushinga munini ariko ntabwo ari indirimbo nahita nsohora uko niba ni project nini kandi harimo n'undi muhanzi wo muri Nigeria nawe twibuka cyane ariko iyo ndirimbo izasohoka kandi mu muzayikunda ni indirimbo nziza tu indirimbo nziza ndi kwiharira umwanya kugira ngo twese nyine urumva irimo abahanzi batatu twanze duhuze igihe ku buryo mu gihe cyo gusohora twese indirimbo ntabwo ari ya babiri ni ya batatu yego uzari kuri gisasu mbabwira kuri no project base yakozwe n'umupfa wo muri Ghana yitwa City ni Grammy winner ndamubona hanyuma ubwo Ghana ni igihugu kimwe no producer muri Ghana ariko akunda gukora muri South Africa harimo Tanzania Diamond harimo Rwanda njyewe harimo Brown Joe wo muri Nigeria yashutinzwe na Sasha wo muri Uganda irimo ibihugu byo ni indirimbo ya Afrika so nukuvuga ngo iyi ndirimbo irimo abantu benshi yakozwe n'abantu benshi kandi bafite imico igitandukanye iyi ndirimbo tuyitegereza ryari Melody mwitegereze urumva tugomba gukora inama n'abandi bahanzi bose tugahuza nyine timeline ku buryo ikintu gisohoka abantu bose bari mu mwuka umwe amashusho yarasohoka nini video yarafashwe video yarafashwe ariko buriya buri muhanzi aba afite ize hari n'igihe umuntu akubwira ati reka duhindura kanaka kadusubire muri studio duhinduremo iki n'iki projet yari nini isaba umwanya nyine ntabwo ari ikintu gihita gisohoka ejo ugira gutya mbona ka video kawe uri kumwe n'uyu mujama uri kumwe n'uyu mujene biti uyu nguyu ni umushuti wanjye bisanzwe yangezeho home turarikodinga nyine indirimbo bisanzwe indirimbo na Baraka iri mu nzira nayo ni nyinshi buriya hari abantu babiri duhura buri gihe tugahita dukora indirimbo kandi nyinshi ntabwo bisohoka kubera rero wabahanzi ntizisohoke ni ibidanje urumva bien na Baraka na Harmonize iyo duhuye dukora indirimbo nyinshi kubera ko zidasohoka rero ntabwo wazora indirimbo buri munsi hanyuma se ko izindi zawe zisohoka izi ngizi z'abagabo b'ibyamamare ko zisohoka nuko biba bisaba ko nyine tuba turi kuri page imwe nyine tugomba kubihuza tukumvikana ku buryo indirimbo nyine twese tugomba kuba twabihisemo ko indirimbo isohoka kandi nubaha cyane akazi k'abandi nyine nk'uko nabo bubaha kandi ese nk'ubu iyo byagenze gutya dufate nk'ubu nka turabizi ibingibi umuziki wamaze kuba ubucuruzi ni business biba murimo nk'ubu ngubu iyo ndirimbo yanani nk'iyo ni inshuti yawe par exemple dufate nka Harmonize ntabwo tuza gufata Baraka ngo mukurenze dufate nka Harmonize nk'umuhanzi wa Kasamutwe nk'iyo ndirimbo igiye gusohoka iyo projet biba ngombwa kumwishyura nk'uko tubona aba bahanzi b'abanyamerika mbere y'uko umuhanzi w'umunyafurika akorana nawe usanga biri gupfa $1,000 by'amadolari hari prix kugira ngo atangiye korabo zabura zishyura iyi ndirimbo ari iye yishyura ibisabwa byose nanjye yari yanjye nishyura ibisabwa byose number 1 ngiye nshyira imbere nyine ubujamano ubushuti uko nkonekita n'umuntu nibyo binyorohereza nyine no gukorana nawe neza ibyo kwishyura watubeshye indirimbo na Meddy ntabwo nari babeshye twarayikoranye uzamubaze kuyikorana ni kimwe iri he urumva Meddy nawe ni umuntu nyine uri busy kandi ufite byinshi nawe yiberamo ni ukugendera kuri gahunda ihuye n'ibyo urumva twanayikoze indi mu gihe cyo gusohora album agomba kubanza gusohoka ikindi nawe buriya bafite izindi gahunda ze ni ukubibuza gusa kumenya ko indirimbo isohoka nta bindi none se Melody iyo ndirimbo mwayikoze yaramaze kuba umurokore iyo ndirimbo ni gospel ni indirimbo secular isanzwe indirimbo zisanzwe sindi kubisobanukirwa byagenze bite ndi sekiri ku buryo nsanga umuntu mugakiza nkamuturumburamo uravuze ngo wowe na Meddy mwakoranye gospel erega gospel buranzikora neza byadanje ega ndakijijwe man Melody wakora ndakwanga ugakora na nzakagendana yewe ya buriya ngiye gospel nazo erega twese kubera tuba twarakuye no mu miryango nyine y'abantu bakijijwe
usanga gospel ariyo twahereyemo. So no kuvuga ngo indirimbo ya Melody ni gospel. Yego. None nguza. Muzakoresha abakobwa bambaye amakanzu ntabwo muzakoresha bambaye utuma magara. Ni kuki yakinemo abakobwa kandi ari ibintu by'Imana. Korale se ntibari korale tubona barimo. Korali twakoreye indirimbo nayo ikoranye na Meddy. Urumva ko twakoze indirimbo nk'abantu babiri b'abartiste kandi b'abagabo. Video yo sinyananetse ngiye noneho ntabwo buriya video ntabwo sinari nakayitekereje ubutumye ndanabitekerezo wa mugari. Baza no kugira ibitekerezo batubwira ukuntu ibintu byagenda ariko n'indirimbo nziza. Indirimbo nziza nyine yo kuramya Imana no ku njya nziririmba ariko njye ndirimba indirimbo za gospel rimwe rimwe. Aho kazi yumvira ntazo uratuha nk'abanyarwanda. Ya ndazitanga pe no kuri album yasohotse neza akaririmbo k'Imana kamwe nakubwiraga nayikoreye. Nukutegereza nayo la playlist yawe ariko cyangwa se ibintu by'agakiza ukaba bigendera kure. Ibintu by'agakiza ukumva ntabwo wose ubwo wakumva k'inyuma ukumva ariko ibaze vuba. Bese Melody ubu namara kuza kumva ikinyafu nako kumva katapira kajya kumva nzakagendana. Urabyumva byose none si maze gukora ibyaha tuvuge nk'umaze gusambana ntabwo ujya wihana. Urumva nanjye nuko ntowe kugira ngo ngufashe kwegerana n'Imana nyuma y'ibyo byose nyuma y'ubuzima tuba busanzwe hari igihe umuntu nyine agira gutya akegerana n'Uwiteka. proje yahwihwishwe ko ufitanye indirimbo na Sean Paul iyo ndirimbo izaza cyangwa n'ibigambo by'abantu. Aho ngaho rero reka mbabwize ukuri iyo ndirimbo rwose ntayo hari ntayihari. Twe twarakoze twagiye muri studio turakora ntabwo uramuntu afata uburyo njyewe namaze no kubirenga nyine nigira mu bindi. Uretse gato mwarakoze mwararecordinze na Sean Paul mwakoranye mwararecordinze na ntuza. Okay Melody tubwire niba atari ibanga indirimbo mwararecordinze so ni wowe na nura mujena mwakoranye Shagi nawe irimo. Oya nta urimo twakoranye na Sean Paul wenyine indirimbo aranayikunda ariko nyine nshaka bari abantu baba bafite nyine ibintu utamenya amani byinshi. None se nk'iyo umushituyeho okay umubarire wenda ntabwo ngewe ibintu bya production cyangwa nk'ibumba ntabwo mbifitemo experience nyinshi ariko nk'iyo bigenze gutya ukaba ushobora kuvanamo record nk'indirimbo nk'aya mari nta kuntu ushobora kubicabiranya ariko iyi ndirimbo ikajya hanze bishyizemo imbaraga zawe. Nabikora ariko bishobora kongeraho ingaruka. Gute? Ko ahita koko kwera mugirana amasezerano cya kabiri ntabwo ari twebwe tunabidecidinga. Urumva hagomba kuba impande za management zombi zikavugana. Buriya nk'iriya project twakoreye na Shagi biba birebire nyine barabikomeza abahanzi bari international ntabwo cyane cyane nk'abari nyine abantu b'isi ntabwo ari abantu nyine ko gukora ku bijya kubibonera. Barabiprotectinga ku rwego nyine rutabaho. Ubwo rero si ikintu navuga ngo mfite kuhora kandi nanjye ndumva nashaka gukora kariyeri ikomeye nta si nko kuba mu mafuti no mu manyanga. Wow. So bivuze ngo ugize amahirwe hakabaho akaba disponible iyo ndirimbo nayo yasohoka. Ni ukuvuga ngo ahubwo ibyo akazi gasigaye nakagayeri njya kanye narakarangije. Akawara karangije. Management niyo bifite mu ntoki. Management niyo bifite mu ntoki kuko ushobora kubidiringa indirimbo igasohoka. Yego baravugana bagashyira ibintu ku murongo tugeneye n'ibigo. Urumva umuntu kumva kuvuga afite ngo tuwa ngo gagiye kujya muri Australia ngejo ndazavayo ngagiye ngo mu Buhinde ngavayo ngaje afite album agiye gusohora nawe ubwo ndi kumwirukankaho nawe ari kwirukanka ku bazungu wenda nawe ugasanga nyine ntimuri guhuza neza. Ni nacyo navugaga kare no kuri no project ya Diamond. Ugomba guhuza igihe ko ntabwo nasohora indirimbo umuntu atazapromotinga ntabwo ari byo. Ntabwo nasohora ikintu tutazaba turi mu mwuka umwe mu mwanya umwe.
nabo twabikoranye. Coach Gaere mwazanye Shagi, Coach Gaere ibyo kukwita shondoro ketabivaho kuko wari ukoze ibintu byakasa mutwe, tuzanire Shemporo, tuzanire urabo wubatse ikintu, urabo dukorera ikintu gifatika. Coach Gaere amafaranga urayafite, Coach Gaere buriya amafaranga urayafite, Coach Gereza iyi ndirimbo isohoke ibintu by'amafaranga hariya ntago ari ibintu by'amafaranga. Coach Gaere ntago afite amafaranga gusa, Coach Gaere ni umusirimu, Coach Gaere nakasa mutwe, Coach Gaere nakasongoyiwa, Coach Gaere agira atya, Coach Gaere arinjira ta network za Kinyuzi, mufate Kinyuzi mumuhereze network, so afite buri kimwe, I know he can do it. Aramuhamagaye. Okay, so guys, muze mube tayari, muze, ntabwo nashaka kugira ngo uyu mujene mukanya muzamuke, urumva, mumumfashe. Hariho Kinyuzi atandukanye n'abandi bahanzi, ashobora kuza agahura n'abamukunda akabaganiriza bakamubwira imvamutima zabo. So mugire gutya, mutegure, muze mushyire mu izo mbariga zanyu, urumva, hanyuma muze muganirize igitangaza buru nahasesekaye nigarukiye. Mumbwire uko bimeze hano se, ngo abantu baziza bati Melody kufite itoto usigaye witukuza, nabyo ntibyabura kusigaye usana nawe ntibyabura buriya. Uwije sese n'icyo ndakora ntabwo nitukuza amani, ariko abantu benshi bazi ko ngo ndi igikara sana. Ntabwo ndi igikara cyane, niyo mpamvu tatuwaje zigaragara. Dore Mutesi Jolly dore ni wewe wenyine yaragutumye muri umuntu umwe special. Uzi Mutesi Jolly wanze gutumira Kayineruga bagatumira Melody. Bro, ushobora gukoresha amavuta ya Mutesi Jolly. Ntukajya ari kwigereranya n'ibintu bibonetse byose. Urumva Jolly yarantumiye wenda nuko ibyanjye byose biri ku gasozi, ariko ntabwo nuse si umuntu, si inshuti yanjye, ni umuntu wanjye yarantumira. Ubwo si igitangaza ni iki? Iyo ubona umwana w'urungano nkawe kuriya atuzanira Rugumi, mugara muramu wawe wamwakiriye ute? Nk'inshuti yawe magara muramu wawe wamwakiriye ute? Ntabwo turagahuza pe. No, ariko ntabwo muragahuza, ariko nyine uramubona muramu wawe, of course nk'inshuti yawe zamugupresenta, invitation y'ubukwe bazayiguha. Wakiriye gute kubona umuntu nka Rugumi Saidi? Amakuru adaturutse kuri nyir'ubwite yarabyemeye. Umuntu nyine ko tutaragahuza se ntaramenya neza niwe makuru ari ukuri. Reka twemere twese ntabwo turabona invitation, ariko twemere ko tuzabibona. Invitation zizasohoka, umugabo ejo bundi yaratangaje. Mureze gato, muramu wacu yaravuze ati, uretse yarabitwibwire ngo muramu wanyu ndaje i Kigali kandi araza. Uri kumva? Ariko se bamushaka iki mu nkundo z'abandi bana mana? Melody, urumva tuba tugomba kugira ngo urumva ngo nk'inshuti yawe magara, urumva Mutesi Jolly inshuti yawe, of course ni yateye intambwe, avuye mu cyiciro cy'ingimbi n'abangavu, of course uraza guserebura. Nyir'ubwite ntabwo yayamaye. So nukuvuga ngo washyiraho comment ariko Mutesi Jolly cyangwa uzashimishwa uko byivugiwe none se ubwo ubwo zo nsanze uri kunshuka mushukane, nsanze uri kumbwira ibintu bitabaye, nsanze uri kuvuga ibintu nkazasanga naratanze comment ku bintu bitari byo, amagambo nayo ukongera nkayamira se nkavuga ni narababeshyaga. Okay. Wowe kubera ko ibyo bintu ntari binyine ubikora gutyo,
byikomereza uko kwawe ariko njyewe kada ntakiri umuntu yavuga okay. Muri 155 usigayemo uwumwe. Aba basore bagiye aho bahoze bataraza. Aho bahoze bataraza niho bazi. Hari igihe umuntu akura mani, hari igihe umuntu akura akaba yaba independent nyine akikorera ibintu bye kandi Rodi ni gute bakuze wowe nukuvuga ngo wowe kudakura urukwavu rukuze rwonka abantu. Oya bo cyambere 155 ntabwo nyirimo nk'umuhanzi gusa, nyirimo nk'umuhanzi ariko waniyemeje imirimo. bishatse kuvuga ko ibyo dukorana atari umuziki gusa, dukorana no mu bijyanye. So mukorana umuziki ariko nyine okay. Bivuze ngo ntabwo ari ku kazi ahubwo ni no mu rugo. Yego ntabwo twari dufite amasezerano asa. Itama babanshinja ko nari ko nari maje. Ari umusazi wanditse ngo mfite itama. Iri toto. Neza uziko. Ayo mata uziko wagira ngo neza nabagira ngo rije wagira ngo ni gasuku. Warabyuje ufite itama ni nk'irya gasuku inzobe. Niyo atari kurya bameze nk'uzunditse. Itama ni nk'irya gasuku inzobe ni nk'iya Mutesi Jolly. Urumva naga filter mbagira ngo rega mutangiza mijisho turi nk'irya Naomi ntiwarenzaho iki naga filter mbagira ngo mutangiza mijisho. Reka nigarukire kuri nuza kuri social media abahanzi nyarwanda mudaha agaciro. Yesterday nabonye hari umwana wo mu Nigeria ya hostinze ya streaminze kuri TikTok yarafite abantu 136 the record. Ibi bintu byinjiriza n'abana amafaranga by the way. Umwana bivuga ko yahakuye ibihumbi 60 by'amadolari. So nukuvuga ngo nuko tudakoresha izi platform kinyamwuga. Melody ubu se dufite abantu bangahe? Dufite abantu hafi 800 badukurikiye. Kuki bataba benshi gutyo? Ntabwo bagize. Urumva ntabwo usanzwe streaminga. Urumva urebye abangaba bari ahangaha n'abanjye ntabwo abawe ntabwo nawe ntugire ngo baragukunze. Banyuzamo bakanagushungera. Ntabwo byari ngombwa kubiyibutsa. Byari ngombwa kunyibutsa ko bari kunshungera ndabizi. Ariko noneho nkavuga Melody ko dufite urugero rw'umuntu nka Jason Derulo. Aya masaha ntekereza ko na music itakimushishikaje cyangwa idashobora kumuhereza umusaruro nk'izi platform. Ko mufite audience nini kandi for example nka tugiye kureba ntabwo audience ufite ari y'u Rwanda gusa, ari mu Rwanda gusa. Ko mufite audience kubera kimwe bwe tutabona hagize urangarira izi social media kugira ngo zibyaze umusaruro. Ahubwo mukazikoresha nka adresse kugira ngo nabashakire ko mudashobora kuzikoresha ngo tubabyarire umusaruro. Uwo muntu ni njyewe ngiye kubikora. Mbega kano karogo urakazi? Wakabaye ukora yawe iyo logo ndayiza ariko iyo ni muhanzi mugenzi wawe ntabwo ari yawe. Urumva ko amagambo nubwo kubanye menshi ntarimvuze ko ari yanjye pe. Ntabwo waruvuze ko urumva rero uwo muhanzi ugomba gukora ibyo bintu ndumva ari njyewe. Ndabizi ko nyine platform TikTok ari platform ya danje kandi yagira umumaro. Ariko rimwe na rimwe ari igihe tuba dukeneye n'abantu nkamwe nyine mukaduhwitura. Sometimes umuntu akaba mu muziki akaba muri ibyo akibagirwa wenda part imwe mu nyine turacyakeneye impanuro n'inama z'abantu. Ntabwo byose twabishobora icyarimwe. Ariko ndabona TikTok ndimo kuyipangira umushinga ukaze ngiye kuyihagurukira. Okay, ngiye kuzana mu itiko niba ntacyo bigutwaye rero. Ntabwo ndi buryinjiremo n'intari kundi.
ntabwo uraryangira igize ko ntari atari ibintu bya danje. Twabanye ejo bundi umujene umuhanzi umunyamakuru Yago Kundati agize arya ati nkubise ipfukamiro hasi abo nabaje bose especially Bruce Melody ndapfukamye ndatakambye ngusabye imbabazi aho naba narakubabaje umbabarire umwe mu bahanzi baririmba neza kurusha abandi mu gihugu nk'umwe mu bahanzi bafite yaguteye karese ziruta izo Shaddy yaguteye muri ndirimbo wamukinishije nka Pixel Melody imbabazi za Yago cyangwa Yago gupfukama gusa imbabazi ibintu byakiriye gute imbabazi waba warazimuhereye mu gikari imbabazi za Yago wazakiriye gute njye ntabwo nzi nyine ikosa naramukoreye neza iryo ari ryo yego ariko ntabwo nanone si umuntu niba afata umwanzuro wo guca bugufi agasaba imbabazi wazimwimiriye so bivuze ngo imbabazi warazimuhaye ariko ntabwo nabimubwiye nta n'ibyo urumva ikintu nakoze nuko nk'uko atigeze nawe ampamagara nkamubwira ikibazo dufitanye akavuga akabivugira kuri kamera yajya no gusaba imbabazi akazisabira kuri kamera nabigendereye nanjye naracecetse ndazima ku mutima wanjye numva mubabariye ariko ntabwo namubwiye ko narindi mu tundi tuntu. Wow, umutima wawe urera Yago waramubabariye ku mbabazi yagusabye nta kintu rwose imbabazi kwimana imbabazi biremereye kuruta kuzisaba rero ntabwo umuntu yagusaba imbabazi ngo uvuge ngo hoyego no isi ibyo bibaho. Wow, Yago wahawe imbabazi aha ndiko ndumva niri kwa matiko ntayo keretse nitujya mu rusengero. Melody abantu benshi cyane bagusaba gukora indirimbo n'umuhanzi utagikora indirimbo cyane ariko ufite ijwi nyuma yaho wasoreye indirimbo wakoranye indirimbo na Bwiza abantu basabye indirimbo nuko wazadufasha gukora indirimbo n'umuhanzi bita Priscilla muravugana muraziranye kuri mwazakora indirimbo ntabwo tuziranye byo kumenyana tuziranye nyine nabivuga ntera tuziranye gake tuvugana gake cyane tuziranye gake eto kiragiye. Alright, ahangaha rero abantu batangiye kuza ariko mutapinge screen kugira ngo abantu banayibone muna sharing live guys ntabwo bigeze mu sharing live ya Bruce Melody mu sharing live abantu bamenye ko ari live kuko abantu benshi iyo abantu bada streaming ntabwo bigaragara abantu 60 namaze gusharinga bonyine mu sharing live nako afite network nke abane mu typing screen kugira ngo bibe active. Bandi bari bagwamagariyemo bamamagariyemo ariko ndibaza ko birangiye n'umuntu nari nkeneye bya danje nahoze babwira guhera kare umusa yo ndi kureba umuntu hano mfasha ho muninsazi wamujene none agiye mwokanyago mbamenyesha ko kwijena atari ibintu ngira muri kamera isanzwe ntabwo ndabona burije ariko ahuri abantu yabwije Musa wandebe umuntu uri hanze hari umumotari uri hanze ya nagarutse twagambana ntari waje ni ndahari niki hageze mu ndi bibiri mbwira ndakumva meke wagarutse nagarutse mu rwego rwo kurangiza ibibazo yisakirana nimero ye n'umubura ndi kukumva ariko gutota ndakumva bya dance ningiye hejuru uranyumva barumwe ngo niki nigute turabyita uburokore nigute muri weekend ikigara akazi karabuze nigute muri weekend neza ushobora kugira muri weekend uri mu rugo amasaha muri weekend erega ngewe ntago weekend ari hanze n'umubare bw'umuhamagara weekend ari hanze n'umubare bw'umuhamagara
weekend nje ntago nje weekend entertaining ntago mumenye ko iminsi yanjye ihora ari Sunday weekend nje ntago ari ibintu mfata nk'ibya hatari cyane ku buryo ubuzima buhagarara n'ubu ngubu mfite agasession mu kanya tugiye kurekodinga kuko twe duhora tunatanga ibyishimo ntago njewe ntose ubwo urajya mu nsoke oya urumva abari ikirori ubundi tubona mu mwahatwitse every single day nje birantangaje kukubona ku wa gatanu mani unsara muri weekend ubu ndabyutse na tware turi coding na ba New Box ko nabandi bajeni hano nitse turaza gukomeza session nyine turangiza ibintu twari twatangiye nubundi ibintu abantu babyina tubitegura nyine mu gihe cyo kubyina hari weekend zimwe na zimwe bazajya bari kubyina ibingibi twakoze uyu munsi rero kuri kumwatike ntabwo dusohoka ari nyine twe twintertaining abantu ntago iyo service nitwe tuyitanga urebye twizere ko turi buze kubona abantu izindi mpano nshya muri 155 cyangwa muraba mu n'abantu bashyashya tuza kubona impano rero impano nshyashya zo zirahari nyinshi akomeza kirimo akagufu ariko muri iyi minsi nari gufokasinga ku bijyanye n'ibyanjye cyane kubera ko nyine gukora nyine gufasha abandi nibyo ni byiza yabimenye pole ubagiye guhitamo amagara kandi hari igitaramo cyakomeje guhwihwiswa ariko batubwiye ko iyo yari projet ngo yakozwe no bita cyangwa ari projet ya projet yigeze kuvugwaho ndatekereza n'umunyamu abanyamakuru yigeze kubimaza bivuga ko ntacyo bitwa bishoboka muyoboke hari gahunda cyangwa iyo gahunda irashoboka yuko mushobora gukora igitaramo concert we na Deben muri stade Amahoro mukadukubita ibyishimo mukaza abafana tugahura hagashya management zabigiyemo rwose ngiye ntago bijyamo cyane ariko icyo kintu cyarabaye management zabigiyemo bo bagiye kubivugana imbizi rero bacyane nuko bivuze ngo management yawe ivuganya na Deben uko Deben nta management agira nese gahe sumufuti no umushuti ariko ntabwo amamanaginga Ega no uri kumva utari kundenza imipaka koko ibyo bintu nta makuru kurenza imipaka uri kumva none se ndamutse nahuye na Deben we nabibaza none ariko nimukajya mudushinja kuri management none se management yereka abafana hano nibo bareba nk'iyo management nk'abantu hano bagukunda gupfa ariko batazi ngo management ni hari akazi umuhanzi atikorera nyine ariko uri kumva ubu ugomba kubitubwira Melody nk'abantu bagukurikiye ntabwo bazi ibyo management ngo dufatana na management ariko umuntu uri ahangaha ukunda Bruce Melody nko gupfa management ntazi ngo ni ibiki wicareba ni Melody ibyo kuvuga ngo imizika isohora te management managinga gute they don't care icyo bareba ni Melody n'ibyishima baha ndakumva none icyo zurahuze rero icyo nzi cyo nuko iyo management iri mu bintu bikaba birimo kugenda nibwo twicara ku meza tukabivugana iyo biri gufata umwanya wenda ntibite bibanye cyangwa ubone wenda amakuru arasohotse ariko ibintu ntibise biba bisobanuye ko hari ibintu bikiri kwigwaho kugira ngo dore hasi abantu ngo dufashe ibishyiraho mu network yawe ni ngiye akanyobe nigeze gutumira Madide Black rero aho ngaho rwose bro network yawe niba ari kugenda niba ari kumuvinga network yawe iri gucika network ngira cyari mbi uri kumuvinga cyane oya nahise nongera ni connecta kuri yindi mbikwe bari kuyamagara cyane ndiga mbere bisubizeho aha wigeze gutumira Madide Black nuko winyobya yana nko nguyo ya nyanja we none nuko ngo kire mutyo ku kirere
eh muzibagiye kuduteka Melody nakubwiraga abantu hano hasi ngo bishyireho umucyo reka dusabe niba na management itwumva bahari bumve ko bikenewe okay dukeneye show dukeneye kubona stade Amahoro yuzuye abafana ba Bruce Melody na Debeni iyi projet nkawe nk'umuntu ugomba guhereza ibyishimo abafana bawe kubera iki utagera gutyo kanyaganyeza management ibyo bintu bikajya mu bikorwa ibyo bintu ntabwo nshobora kubyanga ko burya nyuma y'ibindi byose turabana mu Rwanda ibikorwa twagize amahirwe yo kubigira no kubikoresha birakwiye rero ntabwo ndi mu bantu bakumva nyine bidakwiye rwose niba hari n'ubikeka gutyo abikeka nabi igihe ushobora kuba cyabera management nizere ko nayo iri kutwumva babikurikirane nyine babikore babigira ikintu babikoraho ariko ntago ni ukuri mujye muno twumva ariko nk'abahanzi ntago ari twe duteguriye ibitegurwa n'abo dukorana nabo yego hari nk'igihe ubona nk'igitaramo especially nk'iburayi muri Amerika n'ahandi ibitaramo biraba ukabona babiteguye babikoze bamakosa bakabanza gushaka wenda nko gucuruza bikagenda gutya na gutya ibyo bintu bititirirwa umuhanzi ibyo si twe tubikora hariho abantu bashinzwe gutegura ibitaramo aba promoters aba management n'ibindi ubwo rero icyo kintu nizere ko na management iri gucyumva nanjye ndaza kubishyiramo ingufu biba hari ibintu bishoboka rwose twabikora kubera ikize twara ariko uzi kubona stade Amahoro nyine stade yo mu rugo yuzuye kubera abahanzi bo mu Rwanda ntako bisa none ntutekereza ko aya masaha muramutse we na Debeni mufite indirimbo muhuriyemo iyi ndirimbo ishobora gusunikira abantu gusaba iki kintu mukahurira muhuriye muri iyo ndirimbo nta gahunda ufite yo gukorana na Debeni indirimbo ko muri Kigali erega ntabwo sinzi ukuntu bigenda ariko ntabwo music ukuntu imeze umuziki w'abahanzi babiri nkanjye na Debeni nta muntu utakwishimira kumva ariko birasaba ko nyine munahuza icyo kiganiro mushobora kukigirana bigakunda harabura iki kugira ngo muhuze ikiganiro harabura iki ku buryo mudashobora harabura iki ko Debeni ari i Kigali ese ubuheruka kubona na Debeni ryari ntabwo duherukana pe ntabwo nakubeshye duherukana muri show ye cyagiye yakoze show muri Arena mu rugo guhuza hari n'indi show yabaye nayo duhuriramo gutyo ariko urumva nyine ni ibintu byo mu kazi tuba twirukanka twese tuguruka buri wese ajya gutegura ibyo ntabwo ariko ndabizi neza ko ari ikintu gishoboka ni ikintu twakora ni ikintu cyakunda rwose kandi ni ikintu kitanagoye gishoboka ikintu gishoboka wow bro I love the way biba biri positive kuri extend kumva ko niyo ndirimbo tuyikeneye kandi ishobora kuboneka ubwo byaba ari umwanya ntabwo ntekereza ko na Debeni ni umuntu nzi uca bugufi ku buryo atakwima korabo cyangwa ntabwo atakwima korabo ku buryo indirimbo atakwemera atakwanga kwisohoka cyangwa n'abamuri iruhande noneho iyi ndirimbo habwa iramutse indirimbo ya Debeni igiye hanze numva ibi ngibi byaba ari fresh kurushaho ko ahubwo twahita dufatiraho tukabona kandi turabona nimwe mutugira twebwe buriya niyo ngera ahandi hantu niyo ngera mu bihugu ikintu gikomeye mba mfite ni abanyarwanda ni abantu b'iwacu bansapotinga rero ntacyo bansaba ngo ntibime ni ukuri mbashije kugikora kuko niba kugeza amasaha ushobora gukora indirimbo ukayikorana n'abahanzi bo muri ku bihugu duturanye ugakorana indirimbo na Debeni akora indirimbo n'abahanzi duturanye indirimbo zikaba kasamutwe sinumva uburyo Baraka ashobora kuva muri Kenya indirimbo ikajya muri projet ku mwebwe abajene muri kumwanga kandi mushoboye ntimukorana indirimbo ibintu bigitangaza so I hope ko indirimbo tuzayibona iyo ndirimbo ikaza none ikadufungura concert yo muri reka dutegereze iyo ngiyo nibwo niyo nzira ikwiye yanatuma wenda ibintu byoroha kugira ngo n'icyo gitaramo kiboneke kandi nta abantu barabifata bakabikuririza nyine bakabishyira ku rwego rutariho nta roho mbirega ibihari ese bino bintu ko twese twabisanze kandi hano turi hari abandi n'ubundi tuzahava tubasiga abandi
rero ntabidanje. nyuma yuko nje nka Mesiya nkaziza inkundura na zira conspiracy nkazikubita ikinyafu nkazivanamo muzanyandika mu mateka cyangwa muzandirimba cyambere mu makosa nkajya nkora sinyandirimbo urwo mbonye. uravuze ngo kundirimba no kuririmba urwo ubonye melody nk'umuntu waje meze nka Mesiya nkaza nje nk'umuntu uzanye agakiza uravuze sinakubonye kuririmba kuki ndashaka kumva ko nakubonye wowe uramburiza iki kuvuga ko nakubonye. so uravuze ngo kuririmba no kuririmba melody icyo kinyarwanda kiraremereye kana kiraremereye ntabwo kimeze nk'icyo kuri Twitter ariko naho kiraremereye Melody Jesus Christ Jesus Christ way bro they send you a lion bande se kanda ndabura reka bro man ikibazo ntabwo wicaye hamwe urimo kugenda Melody ndabura narindi kwarura man ndashonje nabikubwiye gwera kare bro Janvier thank you yo bro umufana waje akagutamo lion wallahi ibyo bitse gift lion ni cost almost 500 n'amadolari 500 yo arakoze sana ntabwo mushobora kubyumva ntabwo mushobora kumva izi social media nibyo nari nkugaruye mu kanya kubwira abahanzi biwacu no kubera iki thank you Janvier thank you so much abahanzi bacu ntabwo cyangwa ibyamamare dufite ntabwo baramenya umusaruro social media zitanga aribyo nibazaho bikanshobera ariko warumbwiye ko n'ubushize wari watangiye ikintu ubushize ugerageza no guconnectinga n'aba social media influencer b'abanyarwanda ariko uhita ugenda urakowa kuki mutaba active kuri izi social media biratangaje kubona uku ni ukuri umabarire nkunenge cyangwa nenge abahanzi b'iwacu n'ibyamamare dufite biteye isoni kubona aya masaha dushobora kuri audience ufite kuri public ufite ushobora gustreaminga tukaba dufite abantu batajya no kubingaye hari umwana simple individu uza agastreaminga umunigeria utazwi astreaminga akaba afite ntagire munsi y'abantu akagira 130 na iyo ni record ibindi kukubwira byaraye bibaye so Melody yes ibi bintu warumbwiye n'ubwo bahise bagwamagariramo waruvuze ko hari icyo ugiye kubikoraho kugira ngo iki kintu rero kibe active twitege iki gukoresha social media cyangwa kuba active kuri izi mbuga noneho zigatangira no kubabyarira umusaruro zikabinjiriza cyambere mu bidushishikarize nyine urabona nkuko ubivuze biba bimbabaje nanjye kuko nyine ndabitekereza nkavuga no wa mugani harabura iki ntabwo byose tubizirega Godfather umuziki twebwe hano ntabwo umaze igihe kinini buri muzika wacu rero n'izi mbuga uri kuvuga n'ibiki byose abantu babikoresha neza hano ni bakeya rero ntabwo byose tubimenya ntabwo twuzuye ingobyi tukivubuka reka mureke mukomeze kudusunika mu bitwigishe mu bidukundishe mu bidushishikarize yego hano nje ku rundi ruhande kuri ibingibi ntabwo hano dufite umwana ntabwo nabibwiyeho abantu benshi barabizi ndifuza ko hazabaho abantu umunsi umwe ibyamamare bihurira ahangaha habeho event audience ize kugira ikintu bitubwiraho ariko habeho hari gahunda iriho mwitegure abahanzi banyu nk'ukuntu Janvier abigenje abahanzi bazahurira ahangaha ibyamamare bihurira ahangaha baze ubundi muze mukora ibintu bisa nk'ibitangaza platform zabo zimenyekana bro social media ziri active zigomba kubabyarira umusaruro ngiye niko bitekereza so nukuri ibingiye tugiye kubishyiramo imbaraga social media zanyu mutagiye kuzibyaza umusaruro mufite audience mutandukanye na Godfather mutandukanye n'abandi bafite audience y'abanyarwanda reka bivuge gutyo gusa ariko ntabwo audience ya Melody audience ya Debeni n'abandi bahanzi ntabwo ari y'abanyarwanda gusa mwe mwamaze kurenga imipaka so mugomba kuba active rero bakabamenya mukavuga ariko twebwe turacyari
abahanzi biwacu ari ukuntu dushaka kuba nk'iritegwa joro ntibashaka kugaragara ku manywa ngo ntiyagaragara ngo ntabwo ngo naza ahangaha nko ku Melody ari ahangaha kandi ntabwo ntegereza ko ariko biba bigomba kugera muba mugomba kuba active ngayo nguko urashona uranyumva bon appétit abantu umuseye bagakurira mu ruhame abantu mukanya mugire niba abantu bafite ibibazo abantu mushaka ndabizi bamukumbuye umuhanzi wanyu Melody uze kugerageza uzamura abantu yego ntabwo nzi ko ndi moderator narugufasha kubazamura ariko ntabwo ndi moderator so nkushyire urankandaho ungire moderator kugira ngo kubazamura urankandaho ugiye muri ntuza urebe ahantu handitse moderator ngiye muri ntukandaho urebe ahantu yego urebe ahantu noneho urebe moderator ukande kuri urabona wabonye moderator ikibazo cyawe nturi gusobanura ibintu neza ngo ukande kuri ntuza niyi kandaho nunkanda urajya muri setting ntago kanze ubonye ikisoma hari gift microphone camera joko biri ngaho ego moderator no reba urabona akantu ka settings we genda gakeya settings nazo ndi kubona nunkanda urukungana bakakubwira ngo iki ukanda bakambwira ngo mumanure ngize guki oya hari utudomo dutatu hehe saga reba ko nk'umunguri nkandaho urabona utudomo ureba hano hari moderator n'udukanda barakwereka moderator ariko abantu nakabazamuye nanjye ko moderator ntabwo ndi kumubona pe uke zamura abantu rero urareba aho zamura iboro nukubibigiraho none ubu ngiye kujya nzibafatiraho gutya nako rimwe muzifatira so wabibonye uri kubabona ndimo kureba abo ego mwana gasa none ahantu nanyuze wowe nkuzamura sindi kongera ngo hakunde ariko ndikubona nabazamura suko accepting asaba abakoze request yego accepting abashyizemo ntuzanyu mubazamure noneho ndabizi bafite ibibazo byinshi n'amatsiko menshi yo kukubaza bahatira kubagira isanzwe uyu nguyu bita fire bite Melody pano igomba kujya abantu 8 umeze bose mbatemo bose bazamure noneho Melody yahereye iruhande azamuye bita bazamuye so rero biba bisaba kugira ngo umenye abantu ugiye kuzamura oya bahari baravuga ahubwo wenda bakaza kwibuka nabo nyine kugenda batanga umwanya bagaha n'abandi itahi wacu we murakubi asante sana ndi umukunzi wawe ukomeye by'indani kabisa asante man thank you urumva Godfather yaravuze ngo mbazane murebe niba nyine noneho wakana mu ifoto ya Melody ndumva binandemye kana mu ifoto yawe noneho urahita wowe urajya hari hanini hanyuma twe tujye iruhande hari sasa kana mu ifoto yawe urabona kwa kundi exactly aho ngaho ni fresh so abantu rero muzamuke Melody urabona no kugerageza muzamuke wize uvuge washimira wa mubwira ukimubwira uhita unimanura n'abandi bazi kuzamuka igitangaza ngenda gushimira Grafre sana
ndagushimira kubwo kuzamura idarapo ry'u Rwanda kabisa. Uri uwa mbere ukanikurikira. Melody, ganiriza abafana, ganiriza abakunzi bawe. Kanze ndaje nabwo bikunze. Ngendi kubumba mu ikiganiro Ingo muzaduha nyuma y'iyi ngiyi se niyi. Iyi sama kwirangiye zirahari, ingoma zirahari, muhumure nta kibazo gihari cy'indirimbo, ariko dushonje duhishiwe kuri mudatenguha se. ntabwo rero gusohora album ngo ndenzeho n'amasingo menshi gutyo nyine. Urumva icyabaye ni uko nyine nabitwaye gake gakeya nkagenda nsohora uko bikunda. Okay. Ariko nka album yari iriho indirimbo 18, sohoramo n'izindi singo nkeya gutyo, izo ngiye nkorana n'abandi bantu batandukanye, nk'umutipe witwa Reggie wo muri Uganda twakoreye indirimbo, hari n'umujene witwa Reggie nawe twakoreye indirimbo. Numva gake gake gutyo ndi kubikoraho, ariko ndanashaka guhindura sound. Impamvu maze iminsi nyine cecetseho gake ndi gukora ku kintu kijyanye no guhindura sound n'imiziki iri gusohora muri bikavuga ukundi. Biranarenze rero kandi ni sawa cyane. Ntabwo uri kugeraho ku giherero. Mu miziki muraza kuyibona nta kibazo. Yes bros. Yes. Meze gute? Ntari bimeze neza mu Ego, njye ikibazo nari mfite kuki tutagikunda kubona ugikora ama interview menshi cyane no kubera iki? nari mpugiye nyine muri ibyo bindi bavuga bya production. Interview rero ntabwo ndabona ikibazo, kandi buriya kugira n'inshingano nyinshi umuntu aba ari n'umubyeyi. Hari byinshi cyane umuntu aba yahugiyemo bituma nyine umwanya utaboneka, ariko iyo nabonetse gutya nyine nkakora nka kamwe nk'uko nkoze nk'ibi ngibi, uko bishoboye. None njye nibaza Melody. ko ukunda gukorana na director Gadi cyane, abandi bo ntabwo production nyine batanga, ntabwo uyikunda cyane nkuko wakorana na Gadi. Na Gadi gusa na Faizo tuyadukorana, n'abandi banyamahanga turakorana, ariko niba ari nk'umuntu ubona twareba ibikorwa bye wamuturangira, biga nicyo abantu bafashanya. Melody. Yes. Ariko ushobora kuba uri ahantu uri kubyumva ucererewe fu. Uranyumva? Melody, nshaka kukubaza. Hari projet ngo ufitanye na Bob Pro kuri album nyine afite, ibyo bintu biri real cyangwa ni iby'abanyamakuru bisanzwe biri aho ngaho tu? Bob Pro ni inshuti yanjye sana buriya ya kera, abantu wenda batamuzi. Bob Pro niwe wakoze Complete Me, ni nawe urangiza indirimbo hano mu Rwanda nyine, niwe uziha sound zigasohoka zivuga neza. Gukorana na project ari ibintu byiza sana, n'umuntu dutindana cyane, nta nubwo twaba dufite ibintu bimwe, ntabwo bibaho kubera ko turakuryo. Buriya njye na Bob twize gukorana indirimbo, tuyibyina ijoro ryose, njyewe nawe babiri burinda budukeraho. Rero gukorana na Bob ntabwo ari igitangaza rwose, ni umuntu wanjye. None se wari projet nyine ufitanye na Diamond, nayo urayitegereje ariko ntituzi amakuru neza ngo ni ryari, cyangwa iri kuri album, wenda hari album ufite album iriho
byariyo nanjye ntago ndayimenya ntago nababeshye kuko turacyegeranya nyine turacyegeranya ingufu turebe umwanya mwiza wo kubisohora igihe bari biri twese igihe nta muntu uri kwiruka muri ibi cyangwa biriya ku buryo ingufu dushyira mu kintu zigendera rimwe. Melody Yes. indirimbo ya Roza kuri Colorful Generation urayiteganyiriza video ko yaturyoheye njye nyumva n'inshuro nk'eshanu ku munsi. Roza nashatse kwikorera video mbitekerejeho numva naba nyihoreye kubera ko ntabwo ni indirimbo zifite zivuga inkuru iyo uzikoreye video ntuvuze n'abantu hari ukuntu bitagenda neza ariko nimwe ba boss n'ubundi mubishyizemo nyine akagufu mukayidusaba twayikora ntabwo bigoye. Njye kandidatire yanjye irimo ubwo abandi ntahaba kabisa yabasaba video. Ubwo se Melody Yes. iriya ndirimbo yawe na Joshua muzayiduha ryari? Rero banza nzarekera kujya mbereka ibintu ntarapangira gusohora ku kanya kuko muzanyica. Urumva Joshua turahura buri munsi tugarekodinga indirimbo ejo bundi nibwo wenda na postinze ariko nawe ni umuhanzi umaze kuba mukuru ni ukugendana kuri gahunda nyine z'ukuntu turi ubuzima. Gusa nababwira cyo nuko nyine neza ibintu bizagenda neza imiziki yose tuzayibaha nta ndirimbo nimwe twagagaye turi coding itarasohoka. Okay, turayitegereje nk'abafu. ese bros kwa iki utajya ukunda kuzana famille yawe muri social media no kubera iki? Nuko tudakorana. Urumva ibi ni akazi kanjye ibi ni akazi kanjye nabo bagira ibindi babamo rimwe na rimwe bijya bibaho. Irangoma na Buda se iyo video irahari uzayikora? Oya Iriya na Buda nta video ihari. Hari uturirimbo tunyorosheje twagiye tunyura numva nka kangahe ku munsi babona uko umuntu nyine wumva yamaze kumanuka hano ntabwo ndashobye. Ariko nyine urumva impamvu iyi live no kugira ngo nyine mbereke ko akazi gakomeje nyine bameze ahari ndahari bien ndacyari mu kazi ibintu byiza cyane. nanjye sinzi niba nakubazaho gatoya ariko uranatetse waposinze hano hari umuhanzi wakoze indirimbo yitwa Teta afite indirimbo yitwa Melody akunze kumvikana kenshi ko wamukorera challenge yawe urabiteganya kubikora cyangwa ariko umuntu